mwaramutse na mwiriwe bivanye n'aho muherereye ku isi. Nk'uko bisanzwe hano turi kuri Ijambo Ribohora TV, twama tubagezaho ibiganiro bimwe na bimwe byo kububaka cyangwa se byo kubagira ijambo ry'Imana. Nk'uko bisanzwe uno munsi twagize umutumire wacu, ndibaza bamwe mujya mukurikirana ibiganiro byacu muramumenyereye, ariko ku batamuzi ndibaza arabibwira. Kandi nibagiwe naye nshaka kubasaba imbabazi ku kabazo ka tekinike kari kabaye mu kiganiro cy'ubushize. Mutwihanganire n'ukuri, gusa icyo tubemera nuko bitazongera kandi kubaho. Murakoze cyane. Umutumirwa wacu nawe ndibaza arashobora kutwibwira, akibwira n'abamukurikiye uwo ari we, amazina ye. Yego, ni karibu. Murakoze cyane, twongeye kubashimira, dushimira n'Imana ko yongeye kudushoboza, tukaba twongeye kugaragara muri kamera z'Ijambo Ribohora TV. Turabakunda uburyo muduhamo ikaze. Mu by'ukuri rero n'ubundi amazina ni yayandi, ni Emmanuel Rudasingwa, Yego, umuhungu wa Kristo. Ni njyewe witabye Imana ntavuye mu mubiri, ubu bwa kabiri. mu by'ukuri rero ndabashimira kubera akanya keza mu mpaye. Ndabashimira cyane. Oya, ni karibu cyane. Nk'uko bisanzwe wari watubwiye ko uno munsi wari dufitiye message. Iyo message rero twari twashatse kubikora mu minsi heza, ariko biratugora. Turanapanga na gahunda yo mu cyumweru kiza biranka, ariko Imana nk'uko mubizi ikora mu buryo bwayo. Twashimye no munsi kabisa kuguha umwanya wo kudushikiriza iyo message yawe. Mu by'ukuri murakoze. Buriya Imana itegura uko ishaka, ibi byose ni umugambi w'Imana, kuko iyo ihamagaye cyangwa se iyo ishaka ko ubutumwa bwayo bwiza butambuka, ikora igihe ishakira, umunota ishakira n'isegonda ishakira. Niyo waba uryamye yakubyutsa, niyo waba ugenda yaguhagarika, niyo waba uri mu ndege yakubwira ati hagarara cyangwa se soza ubutumwa bwanjye. Imana rero ni Imana nyine, ni Imana isumba byose. Yabwiye Mose ngo nibakubaza ngo babwiye ngo nitwa ndiho. Ubwo rero ndiho, iyo avuze abavuze. Kandi ngo hahirwa bumvira umwuka wera, kuko abo nibo bana b'Imana. Mu by'ukuri rero nanjye ndashima Imana ko nabashije kubabwira mukanyumva, ntihazemo ikindi kibazo. Ni ikigaragaza ko Imana ishaka ko ubutumwa bwayo butambuka na message yayo igatambuka kandi ikagera kuri igomba kugeraho, bakumvira umwuka wera, hanyuma Imana ikagira icyo ikora. Mu by'ukuri rero message nibyo, kuko message ifite message Imana yampaye. Njyewe iteka ryose Imana yampaye message. Ntabwo ngira message yo mu kanwa gusa, singira message y'ibitekerezo, ngira message y'ijambo. Ko Imana igiye kuntuma irambwira ngo jya hanaha usome ijambo rimeze gutya, ijambo riri hanaha, umurongo uyu n'uyu nawugeneye aba n'aba, cyangwa se niba ari itorero ni iri n'iri. Nkamenya ngo ese ahubwo ngewe nkagira wenda ikibazo nkabaza ese Imana iri torero ndaribwira ngo iki? Ariko itorero ubundi ni irya Kristo. Ahubwo noneho yantumye ku idini, ntabwo yigeze intuma ku itorero, yantumye ku idini. Ariko idini rigizwe n'itorero. Kuvuga ngo mu magambo meza, itorero ni irya Kristo kandi twebwe turi aba Kristo. Noneho idini naho duhurira, ariko ikibazo idini ririmo yangiza itorero rya Kristo. Bisobanuye ngo niba idini ni kwangiza itorero rya Kristo, ubu uyu munsi wa none abantu bose bamaze kuba abanyedini, none batangiye gukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Rero Imana yarantumye, ariko imaze kuntuma ndahega se Mana bizagenda bite? Ndavuga Mana rero ibi bintu bigiye kuba intambara. Ariko ngendera ku by'abasogokuruza bacu, Aburahamu ndetse n'abanditsi babashe kwandika
bagendeye ku mategeko 10 y'Imana, ndetse n'abahawe ubuhanuzi harimo ba Yeremiya, ba Yesaya n'abandi na ba Yona. Uko bagiye batumwa turabizi, uko intumwa z'Imana zari 12 uko zagiye zitumwa twese turabizi. Rero ntabwo intumwa zapfuye ngo zishire, oya, natwe turahari, turabasekuruza batambutse. Mu by'ukuri rero iri jambo ry'Imana ni twebwe ryagenewe. Bariya bose mwumva ubuhanuzi bwabo buri muri twe, ni twebwe dutumwa. Rero ubwoko bw'Imana, njye Imana yantumye ku itorero rya ADEPR. Itorero rya ADEPR, abumvira umwuka w'Imana batega amatwi, kandi mu by'ukuri abazumvira nk'uko Nineve yaburiwe, umwami akavuga ngo mwihane twiyirize ubusa, aho wenda Imana yatubabarira. Rero ubwoko bw'Imana, Imana niramuka intumye no ku yandi matorero nzabivuga, kuko ntabwo bamfite uko Uwiteka niba avuze ngo genda, ndagenda. Mu by'ukuri rero murabizi bakunze ijambo rya TV, uko tugiye gutangira tubanza kwiragiza Imana, kuko ijambo ni iryayo, ibivugwa byose ni ibyayo, kuko icyo dukora ni ukubumbura akanwa, kuko turi insengero z'Uwiteka. Uyu mubiri ni urusengero rw'Uwiteka. Rero Umwuka Wera ari muri njye, ari muri wowe urimo kumva ijambo Ribohora TV. Mu by'ukuri rero turamaze tukiragiza Imana kugira ngo iturinde, ndetse n'ibiganiro bitambuka, ndetse na message itambuka ibashe kumvwa na ba nyirayo, ndetse buri muntu uwo ari we wese bimugirira umumaro. Mwanyemera tugashima Imana, tukayisaba kugira ngo ibe muri iki kiganiro ntaba ari twe tuvuga, ahubwo Uwiteka barabivugira. Uwiteka Mana nziza, urera kandi urakiranuka, witwa ndiho kandi ushoboye byose, uri Imana ikora ibitangaza twese tukabibona. Uri Imana wiremeye ijuru n'isi mu ibanga ryawe, uri mu birimo byose, ibihumeka ndetse n'ibiti n'inyanja, ibyo byose niba bidendeje. Nyagora ku ngoma rero turagushima bwa kanya ko ngiye kutugura imbere y'ijambo Ribohora TV. Data nyagora ku ngoma, n'ukuri tugiye iri jambo rigiye kurikirwa n'igihugu cyacu, impande enye zose z'igihugu. Mwami, abakwizera n'abari mu nzira yo kukwizera, abagushakana umwete n'abagufitiye inyota, abo bose Mwami nyinga baguteza amatwi. Data ijambo rero rigiye gutambuka, ndarizi ko hari n'abanyarwanda bari mu mahanga, aba diaspora, abari mu bihugu bitandukanye, abari Mwami ku mugabane w'Uburayi, mu Bufaransa, mu Bwongereza ndetse no muri Amerika. Mwami, n'abari hano muri bihugu bidukikije bya East Africa, Uganda, Burundi, Data nyagora ku ngoma, ndetse na Tanzania, nako abo bose Mwami bakurikirana Mwami ubutumwa bwawe bwiza bunyura ku mbuga nk'izi nkoranyambaga. Data rero turagushimiye ko ari wowe ugiye kwivugira, atari njye ugiye kuvuga. Uwiteka ndagushimira ko ugiye kubumbura akanwa kanjye kugira ngo message yawe itambuke kandi igere ku ugiye kugeraho amahoro. Kandi nyagora ku ngoma, icyo nsabye ubabarire aho message iri bugonge ba nyirayo, utanga imbabazi, kuko waravuze ngo icyo tuzatuzuye muzagira umugisha. Data nyagora ku ngoma rero, kuko ndi igikoresho cyawe, kuko Mwami nyingabo wantumye kugira ngo mbashe kugutumikira. Nyagora ku ngoma, icyo nsabye nsabiye imbabazi abo message igiye kugeraho. Mwami, kandi nukuri ni idini, ni itorero ryawe Uwiteka, kuko ijambo ryawe riravuga ngo nimunshira bugufi nzabakuraho urubanza rw'ibyaha byanyu. Izina ryawe nihabwe icyubahiro. Rero dore Mwami, ngiye kumbura akanwa, Mwuka wawe ari uvugira muri njye, ntaba ari njye uvuga. Izina ryawe nihabwe icyubahiro, Yesu Kristo, amen. Mu by'ukuri rero ndabashimira bakunze ijambo Ribohora TV. Biba bigoye kuko message hari gize ari message ikakaye ikagera ku bantu, ugasanga barakurakariye kandi atari wowe. Ariko uzarakariye message azaba arakariye Uwiteka, ntabwo ari njye azaba arakariye. Azaba arakariye Mwuka Wera, ntabwo ari njye azaba arakariye. Ahubwo abafite amatwi nibumve, abafite amatwi n'umwumve icyo Umwuka abwira amatorero. Itorero rya ADEPR ni ry'Imana yantumyeho, ariko message
iri mu ijambo ry'Imana, ntabwo iri mu kanwa kanjye. Niba mwemera ijambo ry'Imana by'ukuri, mwemera ko ijambo ry'Imana ari ryo burondozi, ari ryo buhanuzi. Ijambo rero Imana yampaye ndarisoma muri Bibiliya yera. Ni ijambo message iraboneka muri Yeremiya igice cya 8. Yeremiya igice cya 8 irahera ku murongo wa 4 kugera ku murongo wa 13. Aho niho message iri. ahandi ni mu byakozwe n'intumwa. Nabyanditse ndagerageza kwandika igice cya 20 umurongo wa 22 kujya ku murongo wa 24. Aho ngaho niho message y'Imana iri. Mu by'ukuri rero message mwanyemera nkayitambutsa kandi ikagera kubigeraho, kandi nimwumvira umwuka wera murababarirwa kandi murongera mugirirwa umugisha nk'umwagize. Ubwoko bw'Imana ntajya gusomera iri jambo, ntajya kubaha message yanyu, ngiye kubabwira ijambo rivuga ngo ntabwo umwuka wera yagusura ngo nurangiza umutesha agaciro uzagira amahoro. Umwuka wera ntabwo mwagirana ubusabane ngo numutesha agaciro uzagira amahoro. Oya, ndabarahiye. Aya magambo ni amagambo y'umwuka w'Imana, ntabwo ari amagambo ya Emmanuel Rudasingwa, ariko uko ntumwe niko nsohoza. Mu by'ukuri rero ndumva message abanyamwuka barabizi. Aha hantu muhitondere ngo maze kandi uzababwire uti Uwiteka arabaza atya ati mbese abantu bagwa ubutabyuka? Umuntu yayoba inzira ubutayigarukamo? None se ubwoko bw'i Yerusalemu kuki bwasubiye inyuma bukagendanira ko? Bagundira uburiganya bakanga kugaruka. Nabateze amatwi, mumbabarire, nabateze amatwi numva batavuga ibikwiriye. Nta n'umwe wihannye ibyaha bye ngo avuge ati mbese ariko nakoze iki? Umuntu wese aromboreza mu nzira ye nk'uko ifarashi ivuduka ijya mu ntambara. Ni ukuri igishondabagabo kiguruka mu kirere kimenya ibihe byacyo. N'intungura n'intashya n'umusambi byitondera ibihe byabyo byo kwimuka. Ariko abantu banjye bo ntibazi amategeko y'Uwiteka. Mwavuga muti turi abanyabwenge, kandi amategeko y'Uwiteka ari hamwe natwe. Ariko dore ikaramu ibeshya y'abanditsi yayahinduye ibinyoma. Abanyabwenge baramwaye, barashobewe kandi barafashwe. Dore banze ijambo ry'Uwiteka. Ubwenge bubarimo ni bwenge ki se? Nicyo gituma abagore babo ngiye kubaha abandi, n'imirima yabo nzayiha abazayizungura. Kuko uhereye ku muto ukageza no ku mukuru bose bihaye gushaka indamu mbi, uhereye ku muhanuzi ukageza
no ku mutambyi, bose bakora iby'uburiganya. Uruguma rw'abantu banjye barwomoye baruca hejuru. Baravuga bati ni amahoro, ni amahoro. Ariko rero nta mahoro ahari, nta mahoro ariho. Mbese hari isoni bagize bamaze gukora ibizira? Oya, ntabwo bakozwe n'isoni, haba no guhonga mu maso. Nicyo gituma bazagwa mu bagwa. Igihe nzabahagurukira nzabagira imirara, niko Uwiteka avuga. Nzabatsemba rwose, nta maseri azaboneka ku mazabibu cyangwa imbuto ku mutini, n'ibibabi bizaraba, kandi ibyo nabahaye nabyo bazabinyagwa, niko Uwiteka avuga. Mu by'ukuri rero iyi mesaje irareba ADEPR. Sinzi impamvu Imana yayimpaye, nagiye kwambona ADEPR ije mu maso, numva ijwi rirambwiye ngo soma uyu murongo, Yeremiya igice cya 8 umurongo wa 4 kujya ku murongo wa 13. Bwoko bw'Imana, njyewe ntabwo nahamagariwe guteza umwirare, ntabwo nahamagariwe kuvuga ibyo nitumye. Iyi mesaje uko yanjemo niko nyitambukije. Kandi ibirundo by'amabuye barunda bashaka gutera ubwoko bw'Imana cyangwa batumwe n'Umwuka Wera, nabagira inama yo gufata ibyo birundo by'amabuye mwiteguye kurunda, kugira ngo mutere abazaniye ubutumwa bwiza cyangwa se iby'Imana irimo kwanga muri iyi minsi ya none. Ayo mabuye mwayubakisha itorero ry'Imana kandi rigakomera, kandi Umwuka Wera yakongera akagaruka, akongera akagira icyo akora, itorero ry'Imana rikongera rikaba itorero rizima. Mu by'ukuri rero irindi jambo riri hano mu Byakozwe n'Intumwa, Ibyakozwe n'Intumwa igice cya 20, igice cya 20, igice cya 20 uhereye ku murongo wa 22 kugeza ku murongo wa 24. Iri jambo muritega amatwi uko riherekeje mesaje. Kandi nsubiye hejuru ndababwira ku mutwe w'amagambo gusa. Uyu mugabo bita Pawulo yari umunyakuri, kandi Pawulo yigishaga ijambo ry'Imana kandi akarivuga uko riri, kuko ni wari umuhamagaro we. Kandi icyo nifuza nanjye nuko nazasohoza neza mvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ahangaha umutwe w'amagambo avuga ngo Pawulo asezera ku bakuru bo muri Efeso. Abasobanuzi ba Bibiliya mufite uko mubisobanura. Abasobanuzi ba Bibiliya cyangwa se abantu bemera ijambo ry'Imana risobanuye mu buryo bwinshi, ariko uko unyuzwe nuko nguko. Kandi icyo nkwisabira, wumvira Umwuka Wera, ubwoko bw'Imana. Mu by'ukuri rero mwumvira ijambo ko ni ijambo riherekeje mesaje y'Imana. Ngo none dore ngiye Yerusalemu, mboshywe mu mutima. Ibizambaho ngezeyo simbizi, keretse yuko Umwuka Wera
ingoyi n'imibabaro bintegerejeyo, ariko sinita ku bugingo bwanjye ngo nibwire ko ari ubw'igiciro kuri njye, kuko nkwiriye kurangiza urugendo rwanjye n'umurimo nahawe n'Umwami Yesu, no guhamya ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Mwakira ijambo ry'Imana. Ubwoko bw'Imana rero murabimenyereye ko Emmanuel Rudasingwa ntabwo nitumye, naje kubwa message iri muri iri jambo. Iri ni ijambo ry'Imana, iri ni ijambo twemera, iri ni ijambo ryahumetswe n'Umwuka Wera, iri ni ijambo twese ritwubaka, kandi iyo turigendeyemo neza tukarisoma uko bikwiye, tugasoma tuyobowe n'Umwuka Wera, hari ikintu bitumarira. Rero Imana ijya kumpa message, mwumvishe ko ari message Imana yampaye, niramuka imbwiye no ku yandi matorero nzabivuga. Reka mvuga amadini, nintuma ku yandi madini nzabivuga, kuko itorero rya Kristo ntabwo itorero rya Kristo ari ryo guhangarwa, ntabwo naritumwaho. Oya, Imana yanjye ku madini, kuko amadini yangiza itorero rya Kristo. Itorero rya Kristo ryangijwe n'amadini. Abantu rero mwisubireho mwuka byaramwe, nta bindi narenza kuri iyo message. Oya, iyo ni message iratambutse, ariko mwibuke neza uko Pawulo yavuze abwira abakuru ba Efeso, nanjye ko niko ngenda. Suko nsoje umurimo w'Uwiteka, suko nsoje umurimo w'amamagaye, oya, ariko nejo najya ahandi, nejo najya n'ahandi, ariko sinifuza ko aho numwe harimburwa. Oya, nabazwa ko idini rya ADEPR ryababazwa, kuko Mwuka Wera ababaye. Mwuka Wera arababaye. Ubwoko bw'Imana, banyedini bo mu idini rya ADEPR, mwongere musubire ku rufatiro. Musubire ku rufatiro, mwongere mwibuke, ese Mwuka Wera yatugezeho ryari? Ese niki kimubabaje? Mubizi, ntabwo ngiye mbizi, ariko ikiruta byose mwumvire, mwongere musubire ku rufatiro, mwongere mutekerezeho, mwongere murebe, kuko Mwuka Wera adutangira ibirego munsi ku munsi. Ntabwo nzi niba ari abayobozi, niba ari idini muri rusange, ariko uko byagenda kose ngo zitukwamo nkuru, niko njya mu Banyarwanda bavuga, mumbabarire. Ubwo ntekereza ko ari umutwe atari igihimba, kuko umutwe uratekereza, amaso akareba, umutima ugatera, amaraso agatembera mu mubiri. Rero ntabwo ibyo byose byakora umutwe wapfuye cyangwa wavuyeho. Ubwoko bw'Imana, mwumvire umwuka w'Imana, kandi mumara kumvira umwuka w'Imana, ntabwo Imana yambwiye amadini yose aba muri iki gihugu. Oya, niba Imana yatoranyije idini rya ADEPR, ubwo ni ryatoranyije, mwongere mwiminjire mu mitima yanyu, mwiminjire mu bitekerezo byanyu, murebe aho bitagenda neza, mwumvire umwuka w'Imana, kandi umwuka w'Imana yabagarukira kandi akabagirira neza. Rero ndatekereza ijambo ryari ryo, yari message natambutsaga kugira ngo igere kubigenewe, kandi ikirundo cy'amabuye muzacyubakisha itorero rya Kristo, ntimuzagitera umwana w'umuntu Imana yatumye. Twe ntabwo twaje ku bwacu, buri muntu wese afite uko yavutse, ariko afite n'uko Imana yamutumye. Nanjye rero nuko natumwe, kugira ngo mbagezeho message yanyu, ubwoko bw'Imana. Murakoze cyane, ndabakunda, kandi ikirenze kuri ibyo ngibyo, Yesu Kristo watuvira amaraso ku musaraba, akameneka amaraso, akababazwa, agapfa, agahambwa, akazuka, ubu akaba ari iburyo bwa Data wa twese, ari naho azava aje gucira abakiriho n'abapfuye urubanza. Uwo nguwo niwe wohereje umwuka we wera kugira ngo atuyobore.
nababwira ngo ntabwo Mwuka Wera yicaye kuko twamusigiwe abana natwe iteka. Iyo tubabaje ubwoko bw'Imana, Mwuka Wera dutangira ibirego. Iyo dushimishije ubwoko bw'Imana, Mwuka Wera dutangira ibyiza kandi tukabona ibisubizo. Rero mwuka byaramwe bantu b'Imana, mbifurije kuba abakristo b'ibihe byose. Muhindure idini, itorero ryiza rya Yesu. Mwifata idini ngo murigire isoko bahahiramo ibibi n'ibyiza. Rero mwanyemerera tugasenga, tugashima Uwiteka ko ubutumwa bwe butambutse, kandi ubutumwa bwe nzi neza ko aricyo bugiye guhindura, kandi nzi neza ko abafite ugutwi bumva, kandi nongere mbisubiremo ngo abumvira Umwuka Wera abo ni bo bana b'Imana. Ubwoko bw'Imana ndabakunda. Emmanuel watumwe mu gihe kiri ngombwa, kandi mbishimira Imana. Uwiteka Mana nziza, urera kandi urakiranuka, ndagushimira ko ubwoko bwawe bwumvise. Data, dore iki kiganiro kiratambutse, itambutse ari impanuro uhanuriye ubwoko bwawe. Nyagora ku ngoma rero, tuzi neza ko ubwoko bwawe bukimara kumva ko butumweho intumwa, nubwo yageze mu gihe kirenze, ariko Uwiteka yagezeyo kandi barakumviye, bariyiriza, ndetse n'amatungo yabo nayo bayirije ubusa. Data rero, iyi mesaje itambukiye idini ryawe. Nyagora ku ngoma, iri ni idini rigizwe n'abantu bawe. Nyagora ku ngoma rero, ibirimo simbizi, ngewe wantumye ndatumitse. Umwuka Wera abe ari uherekeza iri jambo nk'uko warinyujijemo, rigende rigere aho rigera. Kandi nzi neza ko nubwo ari idini untumyeho ya ADEPR, Uwiteka n'andi madini yumvireho, kuko iyo ubabaye Uwiteka ndabizi ko hano, kandi iyo usabwa imbabazi ndabizi ko uzitanga. Data rero, uduhe guca bugufi mu mitima yacu, uduhe kumva ijambo ryawe ryera, ndetse kandi turyumvire, dukore ibyo ushaka kuruta uko twakora ibyo ushaka. Izina ryawe ryera rihabwe icyubahiro. Ndagushimira Uwiteka mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen, amen. Rudasingwa, uno munsi kabisa utubwiye mu magambo make, kandi harimo ibisobanuro byinshi, nubwo wanse kudusobanurira neza. Ariko gusa turashima cyane kuba twagutumiye ugatahura ubutumire bwacu. Nukuri ndizera ibyo wavuze benshi bakumvise, ndibaza hari icyo nabo bagiye guhindura niba babona ko hari icyo bumvisemo. Muragize neza rero Rudasingwa, ndibaza ubutaha nitwabakenera tuzongera kandi tubabona. Murakoze. Ahubwo ninjye bakabashimiye kuko message y'Imana buriya, kandi nanjye ikintu nishimira nuko mwumviye umwuka w'Imana. Mu by'ukuri message ijya gutambuka igera kure yabanje guhera kubo byageneye ko bagomba kuyitambutsa. Rero namwe ndabashimira, kandi ndashimira n'Imana ko yabakoresheje. Ntimuhuge ngo mujye mu bindi nkuko nabivuze imbere, hanyuma mugafasha Imana gutambutsa message, kuko ijambo riratubwira ngo ngendera muri mwe, nzakorera muri mwe, kandi imirimo n'ibitangaza byanjye bizagaragarira muri mwe. Ntago rero ijambo ry'Imana ripfa kugenda gutyo gusa n'undi inyuma muri twebwe. Iyo wizeye Imana ukumvira Mwuka Wera, uba uri umukozi w'Imana kandi uba uri umwana wayo, kuko hahirwa umuntu uba umwana w'Imana yarangiza akaba n'umukozi wayo. Icyo gihe ntiyirukanwa mu bwami bw'Imana no kwa se, oya. Rero buri muntu wese yumve ko ari umwana w'Imana, kandi aharanire kuba umukozi wayo, akora ibyo ishaka. Rero ndabashimira, ubu namwe mwakoze umurimo w'Imana, ahubwo Imana yo mu ijuru ibaha umugisha, kandi bagure, ibaha ibyo mushaka, kugira ngo n'ijambo ribohora nayo yaguke. Kandi uko message itambutse
rwose nzajya nyibagezaho, kandi ni kuko njyewe sindi umuhanuzi abandi baza bagatigita bakavuga niyo yaba saa 8 z'ijoro Imana ishobora kumbwira ngo ndagutumye nkagenda nkatumika. Rero nicyo twahamagariwe, kandi ibyo nahamagariwe ntabwo mbyinubira. Tubizi neza ko basogokuruza bacu bajyaga bagahanura bagaterwa amabuye, bamwe bakamanikwa bakicwa, ariko ibihe tugezemo, kuko ubu twebwe ibyo basogokuruza bacu basize bahanuye nibyo byatugezemo, nibyo biturimo. Mutagira ngo Yeremiya yapfuye, mutagira ngo Isaya yarapfuye, mutagira ngo Ezekiya yarapfuye, oya, turahari. Hari n'abandi benshi, ubu noneho turi benshi nubwo turi n'abakeya. Hari abafite umwuka w'Imana, hari n'abaza bamwiyitirira. Abo ngabo ibihano birateganyijwe, birahari nubwo twari tumaze gusenguka wongeye kumbaza, ariko nta kibazo. Ijambo ry'Imana ryamamare, umwuka wera akomeza kuba muri twe, kandi umwuka wera mu gihugu cyacu. Tuyobowe n'umwuka wera, igihugu cyacu ni ukujya tubona ibiti birimo kugenda umuyaga mwiza gusa, abantu babayeho nta kibazo bafite. Rero mureke twumvire umwuka w'Imana, kuko agasozi kamwe gashobora gushya kagatwika n'akandi. Igihuru kimwe gishobora gushya kigatwika ishyamba ryose. Rero mwumvire umwuka w'Imana, bwoko bw'Imana, murabe maso. Murakoze cyane n'ukuri. Nanibutsa abantu bose bari gukurikirana Ijambo Ribohora TV, mukomeze gushiraho subscribe kugira ngo muzajye mubona ibiganiro byacu ku gihe, mutarinze kubirondera cyane. Munakanda na share kugira ngo inshuti zanyu, ababyeyi cyangwa se n'abana banyu bashobore kubona ibyiza by'Imana. Murakoze cyane, ndibaza turacari kumwe. Tutarasoza gatoya, bakunze Ijambo Ribohora TV, ndabashimira by'umwihariko aho mugejeje. Ni ukuri, kandi nzi neza ko ababasha kumva ibiganiro, kuko ntago ari njye, nanjye ntago ari njye, nuko nahamagawe. Ikindi gikurikiyeho, ku Ijambo Ribohora TV hari ibindi turimo guteganya, harimo ibikorwa by'urukundo, no kwagura ubwami bw'Imana mu buryo bufatika. Mu by'ukuri muzayabona n'abatumirwa benshi bazajya bagenda bajya ku Ijambo Ribohora TV. Tuzabagezaho n'insanganyamatsiko y'ibikorwa by'Imana dushaka gukora, harimo no gufasha abana b'imfubyi, harimo n'abantu batishoboye. Hari uburyo birimo gutegurwa hamwe na Mwuka Wera, kandi bizagenda neza. Amen. Kuko hari abari inyuma Umwuka w'Imana arimo gukoresha, tugomba gufatanya uyu murimo. Ntago ari njye njyenyine, mutajya ngo nuko mba ndahangaha gusa, ariko njyewe uko Umwuka azajya agenda adufasha, adushoboza, hari abafite uwo mutima bashaka kuzawushyira mu bikorwa. Rero nagira ngo mbabwire ngo mukomeze mwagure ubwami bw'Imana, mutere inkunga Ijambo Ribohora TV kugira ngo ubwami bw'Imana bukomeze bwaguke, kandi nzi neza ko Imana izabaha umugisha. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Murakoze. Yesu akomeze abarinde. Amen.